nabi. ibintu byo gukurura abagabo barabikunda pe, si ibyo umudamu nyine wacimye abagabo baramukunda, ahubwo ibyo abagabo badakunda cyane ni umugore ugira abagabo benshi ntabwo bakunda abagore bagira ute bafite amazi ahubwo nanjye nzabikora nkore n'ibyo ngibyo abagabo basigaye bakunda, rero nanjye nzabona ubikunda, ariko si ko abagabo bose babikunda, hariho abagabo nabo abenshi badakunda mbe n'ibyo bintu by'abakobwa ngo baba barakuruye, ugasanga iyo ugize imyaka 15 utaraca imyeyo uba ugomba nyine gukoresha iyo miti ndimo kukubwira. Ese ubwo abayiciye bose wigeze ubona? Ese abayiciye bose bakoresheje iyo miti? Twongeye kubasuhuza mwese abakurikirana channel ya Power Comedy, aho waba uri hose, waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu Rwanda, waba uri mu ntara enye zigize u Rwanda n'intara ya 5 y'umujyi wa Kigali, waba uri mu Burusiya, mu Bushinwa, muri Amerika, aho waba uri hose ukurikirana channel ya Power Comedy twongeye kugusuhuza. Cyangwa uri ku mugabane uri hejuru nyine y'iyi si dutuyeho nabwo ukaba utwumva nta kibazo, twongeye kugusuhuza. Ni Power Comedy nk'uko mubizi. Uyu munsi rero twasuye ba bakobwa b'abasitari, ba bandi babica bigacika, ba bandi ngo bacuruza niba ari intuza, nabyo muraza kuba mubyiyumvira, bameze neza kabisa, baraberewe. Sita uyu munsi mwabyambariye ni ukuri mwikozeho kabisa. Wagira ngo ntabwo mu gicuruzi intuza bya bindi mujya muvuga niba ngo ari ibiki. Aho sisita buriya kuki mudashaka? Icyo tudashaka muzaguma muri ubu buzima kugeza ryari? none se ubona ababanye babanye neza? Cyangwa se cyangwa mwebwe ntabwo mufite bya bintu ngo harya ngo buno ngo gushaka ngo bawujuje ibisabwa ni ibihe? Ngo hari nyine ngo hari ababa badafite ngo nyashi, ngo bane ngo ntabwo ngo baba baraciye ngo niba ari intuza, nyine njye ntabwo njya mbimenya buriya biriya bintu. Ngo ntabwo ngo baba bafite nyashi? Ngo none se nyashi nizo umuntu ashaka cyangwa umuntu ashaka umugore ngo bazabane bagirane kure? Ariko kuri ubu ngubu hari ibintu biri gusenya ngo umuntu ngo ntabwo ngo afite ngo amanuza, umuntu ngo ntabwo ngo afite amanuza samaki, ngo ntabwo ngo yaciye imyeyo. Ni ibintu nyine ngenda numva hanze mu mihanda, nta kintu mubizi hose, ariko mwajye muretse kakwigiza nkana. Bose nanjye impamvu banyanze nuko nta myengera. Wenda ushobora kuba wenda ufite imyeyo ariko udafite nyashi. Nta nyashi ngira, n'imyeyo nta mfite. Ahubwo se muzandangira aho bajya kuyicisha, nanjye nzajya kuyicisha nibonera umugabo agerengeye kuzahera ku ishyiga. Kandi ubu disi ubonye nk'ahantu batanga amamiliyoni ukaba uyafite wajyayo nawe ukayoboka. Umva ukuntu biba bihangayikishije cyane. Nyine uyu munsi ndagira ngo munsobanurire ku bintu bijyanye gahunda, ikibazo nyine kiri hanze aha mu miryango, ibintu byo guca imyeyo. Uko byagenda kose namwe mwavutse ibyo bintu bibaho. Ese ntabwo umuntu yakwanga ngo ni uko utaciye imyeyo. Ariko mu ntara mwaturutse naho ibyo bintu byabagamo, ntabwo biba mu Rwanda hose. Mwebwe ntabwo mwagiye muhura nkabyo? Ntabwo se hari ibintu nyine ngo kujya niba ari mu rubohero, niba ari ukugira ute? Ntabwo umuntu yakwanga ngo ni uko utaciye imyeyo. Urabona ibyo ngibyo byakoraga abantu ba kera. Abakobwa barimo barabyiruka ubu ngubu, wenda n'ababyeyi babo ntabwo babegera ngo babibabwire ngo ibintu bimeze bitya, ugasanga umwana agiye gushakana n'umuntu atarigeze ayimubwira, ariko abakera babaga ba nyirasenge barabibabwiraga bakajya gushaka babizi. Ariko nanone ntabwo watandukana n'umugore ngo nuko ngo ataciye imyeyo. Yose ni ibiki? None se kuki mutabisobanurira abagabo banyu cyangwa se abakunzi banyu bakabibahora, kandi namwe mubizi ko mutari abakera, mukemera mukabizira? Reka nkubaze, nk'ubwo ari ugushaka umugore ufite iyo myeyo, mugashakana ntimumarane n'igihe, ugasanga afite imico mibi utamenya iyo ariyo, ari no gushaka wa wundi utarayiciye ariko ugasanga nyine ashaka kubaka. Ariko ngo utaraciye imyeyo ngo ntabwo aryoshye ibintuza. Reka ibintu byose ni ibintu byo ngibyo by'imyeyo, nyine ni amagambo y'abantu, ariko yego uyifite ni sawa, ariko n'utayifite ntabwo wavuga ngo yasenya ubwonko kubera ngo ataciye imyeyo. Kandi aba atanayiciye, imiti yo guca imyeyo se ntihari abantu ntibayizi. Ubu ngubu wawugura kabisa ukagenda, babigenza gute se ubwo?
nyine uragenda ukawugura warangiza ukayica. Abantu bagenda bazunguza imiti, baba bazunguza ese baba bafite imiti ica imyeyo. Sister nawe wo haruguru nawe ni ukubyumvara njye ntabwo ndababona kuko ahubwo ntabwo muzabandangire nanjye nimbabona nzabagurira wa mugani kuki utawurangiye mugenzi wawe siko ntayiriho we ntayiriho None se pe Okay, nibongera kuza ahangaha nzabakwereka baba bayifite. igura ngahe Nta n'ubwo ihenda, bayigurisha ngahe 500 wayabura. 500 y'amanyarwanda cyangwa y'amatanzania Kandi nawe rega wawikorera, ni ngombwa se undi kuwugura. bawukoresha iki Uzashake inuzino. Uri kumva? Uri kumva? Nurangiza uyifate oya nako. oya warabuye abantu Oya. ni intobo iyi ngiyi harya yera ku bintu bimeze nk'ibiki bimwe bifite amahwa bimeze nk'amapera Intobo se ntabwo uzizi. sha intobo nyine wasanga izo nzo atari zo Reba za intobo ziba zimeze nk'intoryi. Urazifata nyine ukazisoroma zaratukuye, ukazanika, zamara kuma ukazisekura, ugafata ifu y'intobo. Urumva za ntobo zo mu ishyamba ntabwo ari mwe n'ibya bitobo bifite amahwa. Warangiza ugafata amavuta y'inka ukavangana n'ifu y'intobo. umva iyi itari sereri kwini Warangiza ukazajya ukurura. ubwo nawe niko wabigenza nawe niko wabikoze se Njye ntabwo ariko nabikoze, ariko ku muntu nyine watinze guca imyeyo nibyo ngibyo akoresha. ntabyo nzakoresha eshwe nese ubwo niba biryana ubwo uri kumugira inama ngo nawe azagenda asigaho ngo akurure nuko mfiteho kabaye ari gato kabaye gahungutse none nabamiye Ntabwo kahunguka. None se ubwo abayiciye bose wigeze ubona ese abayiciye bose bakoresheje iyo miti Yego bose ntabwo bakoresheje iyo miti. Nanjye ndi kukubwira ngo ubaye waratinze niyo miti ukoresha kugira ngo umubiri worohe. Ubundi umuntu atangira guca imyeyo afite imyaka ingahe? 9 cyangwa 8 umubiri we ucyoroye. Ariko iyo ugize imyaka 15 utaraca imyeyo uba ugomba nyine gukoresha iyo miti ndimo kukubwira. Kandi irakora mani, irakora pe. Ahubwo abantu bataciye imyeyo muzace kwa Power Comedy arangira ahantu mba, muzajye muzambaho imiti yo guca imyeyo. Namwe muba abakobwa b'abanyarwandakazi bajye bareka kubirukana mu mujye mureka gusenya ngo ntabwo ngo mwaciye imyeyo. Ibyo bintu ni ibiki? Ugomba guca imyeyo mugasirimuka, mukaba abagore b'abasirimu, abari b'abasirimu, sibyo? nyine turabyumva pe ko umuntu ashobora nyine guca imyeyo akaza ukamuha umuti watubwiye ngo byakoraga ngo abantu ba kera. Nawe umaze gusobanukirwa ko utayiciye wakoresheje uwo muti Rero umva ukuntu byagenze. Bakuru banjye nibo babinyeretse. Urumva nawe mfite bakuru banjye bo kwa data wacu, bakuru banjye tuvukana, bakajya bagenda mu bisambu kwa kundi nyine abakobwa bo mu cyaro bifata bakagenda ngo bagiye kuwutashya, bakaba baragiye bishe nk'ahantu mu gihugu n'abakurikiye nkabambonye ibyo barimo nkababaza. Nanjye igihe kimwe baza kunjyana barabinkorera. hanyuma si ibyo bintu by'imiti byaje gute nyuma bari baragucira utweyo tuba tugufiya cyangwa se Njye ntabwo twabaye tugufiya, nuko nzi yuko nyine iyo ubikoresheje birakunda kandi birakora. ni ukuvuga ngo uwo mugenzi wawe nawe agenda afate izo ntobo harya ngo usigaho ngo n'amavuta y'iki Y'inka. ubundi neza imyeyo ye izagenda ipime nka metero Oya nanone metero sibyo ni ibiki? Hoya ntazakabye. Uri kumva? Nyine uzagira iringaniye nyine buri muntu wese byiza yakwishimira. kumukosora kuko ashobora nko kuzagenda agashyekerwa nyine agasigaho ugasanga ese ko bavuze ngo abagabo muri iyi minsi basigaye bakundira ngo imiremire ngo usanga umukobwa afite nk'ibintu baciye ngo bingana nka metero ngo kuko umugabo abikuranga akumva ari byo fureshi. Ahubwo nanjye nzabikora nkore nk'ibyo ngibyo abagabo basigaye bakunda rero ko nanjye nzabona ubikunda. Ariko si ko abagabo bose babikunda, hariho abagabo nabo abenshi badakunda mbene ibyo bintu by'abakobwa ngo baba barakuruye, ugasanga nyine nk'umuhungu akubwira ati njye ntabwo mbene bino bintu mbikunda,
ko bigaragara Oya, nabi. ibintu byo gukurura abagabo barabikunda pe, si ibyo umudamu nyine wacimye abagabo baramukunda, ahubwo ibyo abagabo badakunda cyane ni umugore ugira abagabo benshi ntabwo bakunda abagore bagira ute bafite amazi banyara, kandi numva ngo nibyo byiza ahubwo ahubwo ntabwo abantu benshi babikunda, ubwo ashatse abagabo kuvuga ko benshi amazi ariyo mabi rero. ntabwo abantu benshi babikunda ngo bari umwanda. Oya, ubwo ni umuntu udafite ubushobozi bwo kugura matera, kuko matera ishaje ugura indereka. Oya, ntabwo ari cyo kibazo, hari abantu nyine batabikunda. ese nk'aba bagabo bakura nk'umukobwa wenda nka kuri ashaka kujya kugura nk'umukobwa nyine nko muri geto usanga akora umwuga w'uburaya, iyo umuguze nk'umugabo yakunyaze ngo numva ngo agenda abwira abantu bose ngo uriya mugore ngo ntabwo anyara, aba ari ukubera iki? Ubwo urumva aba ari uko ataba kudakunda amazi. Uwo nguwo nyine uba wakuguze nawe urumva aba ari marine, ayo mazi aba ayakeneye, sibyo? Ariko nk'umuntu wiyubashye, hari abantu baba biyubashye wumva ibyo ngibyo ari n'umwanda rwose, bakumva ibintu byo Wa muntu woga akisiga parufe aba adashaka harya buriya bimeneka hera, ntabwo reka twe tuba tubimenyereye. ibihe Nyine ukaba wenda nk'umuntu w'umukire nyine wiyubashye, ntabwo yakwemera ko kumena itiyo, buriya niko nabivuga. Waba yumva nyine uko yaje, icyo ashaka wenda ari nko kwikuraho uburibwe nyine bw'ako kanya akigendera. hari abagabo bameze gutyo, kuko umugabo iyo akurongoye akarangiza aba yumva umusonga wese si uba ukize, wowe ni wowe uba usigaranye. Rero hari abantu benshi bameze gutyo, Ariko nanone ngo iyo atakubise nyine ngo ayamaremo nabwo bishobora gutera ikindi kibazo. yego byateza ikibazo, ariko nyine hari Oya, abagabo bivuge nk'aho ari wowe badakunda. biriho kwanza. Ubura wowe nkawe nyine tuvuge sinzi wenda niba arimo cyangwa se ndatarimo, ariko uko byenda kose Imana yaremye abantu yabaremye kimwe, bose baturiye amatanka ko dufite amazi menshi mu gihugu. Ntabwo rero twaba ukubiri n'abandi bantu ngo bishoboke. Nkawe ubwawe nyine wenda aje agakora ibyo akora akamara umubare wakigendera, usigara wumva umeze ute? Hari amafaranga ari bume, niyo yabikora nanyaze, ariko aba ari umugabo wanjye nawe nyine urabyumva agomba kuwunyaza, kuko tuba duhorana, uri kumva, uba wumva nyine kugira ute kuwunyaza. Ari umugabo wanjye nyine agomba no kuyamena, urabyumva n'igihe aba ari menshi cyane mu mubiri, urumva. Rero nyine hari abantu benshi batabikunda pe, ariko nyine ari umugabo wanjye. Ngiye nk'umugabo nyine mba numva nifuza, mba nashaka nk'umugabo nyine ubikunda, urumva, kuko nanjye nkunda nyine umuntu yamena. None se Imana niyo izagushakiraga ntabwo ari wowe uzihitiramo? Nese uzajya ugenda ubanza ubaze umukunzi wawe ngo uzi kuyamena? Ntabwo wagenda ngo ubimubaze, ubwo nyine njye ndimo ndavuga ngo niwe nifuza, ariko Imana iramutse impaye n'undi utayamena namwakira, ntabwo namwanga. Nese kuki wifuza kandi numva ngo kwifuza ni icyaha? Nese hari umuntu utifuza? Niko nawe niko ubyumva, nawe wagenda ugashaka umugabo uzi kuyamena, cyangwa se wafata umugabo wese waba ubonye hafi aho ngaho? Nubwo n'uwabaza wapfuye gushaka umuntu wese, ubu nzi ko abantu bose bazi kubikora. Ariko icyangombwa ni uko yaba ahaha. Umugabo azana umuceri, akazana akawunga, akazana ibishyimbo. Waha nakurongore se bimaze iki? Nese umuntu azajye guhaha yigovunika. Nkubaze waravuye iwanyu bataguhahira, iwanyu ntabwo uba wararyaga, bagomba kuza akakurongora, uri kumva, nawe ukishima ntujye no kumuca inyuma. Ubu se tuvuga ko abantu bose baca abagabo babo inyuma cyangwa se abagore babo inyuma, ari uko baba batabakoreye ngo banyurwe? Ari ubikora kubera ingeso, uri kumva, ariko hari n'ubikora kubera iki? Kubera umubiri wamuriye nyine. Kandi urumva nawe umuntu akurongoye ukamara nk'ukwezi atakunyaza, umubiri wakurya. Nese ubu ngubu wabikora kubera iki? Njye nabikora wenda kubera umubiri wandiye. Ubwo ntabwo utubeshya? Ntabwo nkubeshya. Nese umubiri waba wakuriye nyine, ubwo uravuga ni nk'igihe waba ukiri singo nk'uku nguku. Se ubundi uri singo? Yego ndi singo. Ukaba ushaka umukunzi ngo uzi kumena ngo nuza ngo amazi, kandi utazanira stress, kuko hari umuntu twakundanye, ndamukunda nyine turatandukana,
nyine birambabaza cyane kuva ubwo ngubwo nta n'undi muntu ndashaka, barumva nyine abantu bose ari kimwe. Okay, sita nyine tugera ku musozo ntacyo nyine twasezera ku bantu nyine bakurikirana Power Comedy. Usundi amazina yanyu babita abandi? Abantu b'abasitari batagira n'amazina we. Njye banyita Louise. Louise Andi? Diane. Njye nitwa Ingabire Rosine. Rosie, ariko wowe ugiye utatubwiye nyine umugabo wawe wifuza ukuntu yaba ameze? Wowe ngo ufite ikibazo ngo cyo guca imyeyo, reka ngo ntabwo biratungana, ariko ufite nyashi. Zifuza umugabo ko izo gahunda ngiye icyo kibazo mfite cyakize. Hanyuma se niba ibintu bisabwa ari bitatu, kuba ufite ayo mazi, kuba ufite izo nyashi, no kuba waraciye ngo izo nuza niba ari imyeyo niba ari iki, bigaragara wenda ko ibyo bibiri wenda waba ubifite. Icyo cya gatatu ntabwo cyaba imbogamizi. Cyaba ibibazo ahubwo binakomeye cyane. Mugenzi wawe ariko yakurangiye umuti? Yawundangiye nashimye. Nzabikurikiza ubutaha nzakubwira ko byaciyemo. Wowe genda ufate izo nobo, ufate n'ibyo kwanza nabigukorera nagukururire, niwe uzi n'ikigero bigarukiraho. Niwe uri bumenye uko aho ari bugarukire, nimba bigarukira kuri 5 cyangwa zakurure bigere ku mavi. Oya byajya bimvuna ugomba gukurura ku buryo ingana nk'ahangaha, bingana nk'intoki zawe yabihagije. Kujya gukurura ibintu bimeze nk'ikigozi kareka, nk'umuntu ugiye kuzirika ihene. Nk'umuntu ugiye kuzirika inka, biriya bintu byica n'abagabo. Ugomba kugira utuntu dutoya nyine turinganiye, tutari dutoya nyine ariko nyine turinganiye. Okay, mwasuhuza nyine abantu babakurikirana, by'umwihariko abantu bari hanze y'igihugu, abantu bari mu Rwanda, abantu bakurikirana Power Comedy, n'abazadukurikirerega kuko bino bintu birakomeza bikagenda bikamara n'imyaka 300. Babafate batese, murabatumirwa cyangwa mugiye kujya mukorera kuri iyi channel, nabyo bagomba kuba babizereka. Tugiye kujya dukorera kuri iyi channel, bazajye bajya kuri YouTube bandike Power Comedy, baturebe, bakoreshe na comment, baduteze imbere nyine, turabakunda cyane.